Yesu nashimwe cyane. Ndashima Imana yabanye natwe mu minsi yose iranze icyumweru ishize. Ngarutse mbabwira ku ijambo rikomeye, ariko mbere yuko tujya kurivugaho, reka dushime Imana yadushoboje kugera kuri iki cyumweru cy'umugisha yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Icyatumye duhura ni imbabazi z'Imana, za mbabazi twavuze ku wa gatanu. Icyatumye duhurira aha ngaha ni urukundo rwayo, kandi ikindi ni isezerano. Imana ishimwe cyane. Ubushize ku wa gatanu twize ku ijambo rikomeye rivuga ngo isezerano ry'Imana rizasohora kubera imbabazi Imana idufiteho. Rero uyu munsi wa noneho ngarutse nkubwira ngo ijambo rivuga ngo humura, Yesu ari kumwe nawe mu ntambaro ufite. Haleluya. Reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikiranuka, Imana y'amasezerano, Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa. Tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye kuri Data wa twese mwiza. Reka Mana iri jambo tugiye kumva rigere ku isi yose, ritambagira ibihugu byose, ryamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, rigira abantu benshi, rihindura imitima yabo, kuko uri Imana y'amasezerano. Tubangamiye imbaraga zose rero zabasha gushaka kurihutaza, kugira ngo Mana izo mbaraga zose uzicyahisha imbaraga zawe zibashe kwimurwa mu nzira zaryo. Urakoze ko bikoze rero. Umugambi wawe mwiza nusohore kuri twe, kandi uduhe umwuka wera wo kurwana intambara mu mwuka, tubashe kuyitsinda cyangwa se tubashe kuzirokoka. Urakoze ko bikoze, kuko uri Imana y'amasezerano, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndagushimira wowe Bishop Sendakize, umubyeyi wacu, ndetse na Pastor Janet, ndetse n'itorero ryose muri rusange, kuba muba mwatugiriye icyizere kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza ku isi yose. Imana ibahe umugisha. Ikindi, turashimira abayobozi bose b'itorero, kuva ku nzego zo hejuru kugeza ku zo hasi zose. Umurimo mukora ntiworoshye, muritanga, imirimo myinshi mu ngo zanyu murayireka, mukabasha kunoza umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Ari abakorera muri iki gihugu cy'u Rwanda, ari abakorera hanze mu migabane y'i Burayi, ari abakorera Canada, Amerika, Australia, hose ahantu hatandukanye, ndetse n'ababasha gushakisha imbaraga zo kujya muri Isirayeli, bagatanga amatike yabo, bakitanga amatike bagakwiye gukoresha ibindi bintu. Aya mafaranga baba batanze aba ari menshi cyane, yakishyura amanerivare, yahahira ingo, yakora ibintu bitandukanye, yakubaka amazu. Rero turabashimiye kubw'umurimo mukora wo kwitanga, mukabasha kugera Isirayeli, mukadukurira amakuru mashya, mukatubwira ibintu bitandukanye. Urakoze rero wowe uharanira icyo kintu cyangwa se kugera kuri urwo rwego. Tugashimira cyane abakameramani cyangwa se studio iba yatwakiriye kugira ngo ijye ibaha umugisha. Baritanga cyane, n'ubwenge bisaba, n'izindi mbaraga barabizindukira, bakabishyira ku mutima cyane. Robert na mugenzi we, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi ubwami bw'Imana namwe Imana izabubahe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero icyanditswe cy'uyu munsi cy'umutwe w'amagambo uvuga ngo humura, Yesu ari kumwe nawe mu ntambaro ufite, turarisanga mu Byakozwe n'Intumwa 28. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyaba, ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene gihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho.
gatatu. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Haleluya. Bene gihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Ba bandi bakibitegereza yuko yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati, ni Imana yaje tugirire neza. Haleluya. Rero uyu munsi wa none birashoboka ko waba uri ku kirwa cy'imbeho nyinshi ituma utagira ubushyuhe, cyangwa se uri ku kirwa cy'imbeho irimo n'isuri y'amazi nyinshi, cyangwa se uri mu mazi hagati, cyangwa se uri mu kibazo cyagukonjesheje gituma udashyuha. Uyu munsi Imana ikuremere ubundi buzima, guhindurira amateka. Rero uyu munsi humura mu ntambaro ufite, humura ku burwayi ufite, humura ku bigeragezo ufite. Ijambo riratubwiye ngo Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi ngo arawucana, ngo inshira ivamo imuruma ku gikonjo cyangwa ku kiganza. Ngo bene gihugu babonye icyo kirereta ku gikonjo, baravuga ngo ya Mana idaca urwa kibera, ngo nimukundira kubaho. Ariko kubwo kwizera yari afite, kubwo kuba ari umugaragu w'Imana, ngo akunkumura icyo gikururuka mu muriro, ngo arangije ngo kiramurekura kigwamo ntiyagira icyaba. Nawe ugira ibintu byinshi ukunkumurira mu muriro uyu munsi, ukunkumurira mu bukene, ukunkumurira imyuka yakubuzaga kwakira isezerano ryawe. Uwo muriro ukunkumuramo imbaraga zakuzimyaga. Uwo muriro ukunkumuramo iterabwoba ry'abantu bari barakuzanyeho. Iryo sengesho uri gusenga ukunkumuramo ubumuga wari ufite mu mubiri. Iri sengesho uri gusenga ukunkumuramo amakuba abantu bakuzengurukije. Haleluya. Uwo muriro uri gucana, iryo sengesho uri gusenga ukunkumuramo inyatsi umaranye iminsi. Haleluya. Haleluya. Ukunkumuramo karande y'umuryango yakwitugatugiyeho ituma utakira. Isengesho uri gusenga ukunkumuramo amagambo y'abantu benshi bakuvuga. Haleluya. Iri sengesho uri gusenga cyangwa uyu muriro uri gucana ukunkumuramo abakubwira ko ntaho uzagera, ukunkumuramo amagambo bakubwira, ukunkumuramo ibitekerezo baguha. Haleluya. Haleluya. Uze gukunkumuramo iterabwoba ry'abantu. Lekita yasire bore fone medra. Haleluya. Uyu munsi none ijambo riratubwiye ngo Pawulo akunkumurira icyo kirereta ku gikonjo kigwa mu muriro, ngo kandi ntiyagira icyaba. Uzi yuko abantu benshi inzoka zariye binjirwamo n'ubumara bakabyimbagana bagapfuruta, ariko we ngo nta kintu yigeze aba. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nawe ubikunkumuramo biraza kugusiga amahoro ntacyo ubaye. Uze gukunkumuramo ibigeragezo n'amakuba n'icyangiro n'imbaraga z'abanyamahanga zose bagutezaga, uyu munsi Imana irakuremera ishimwe n'amahoro n'umugisha. Irakubera ibyiringiro bizima, iragukomereza amaboko, irakwagura. Nubwo abantu bakwitegerereza kure ngo barebe ko hari ibigeragezo baguteje bizagira icyo bigutwara, ariko biraza kurangira bashimye Imana yo mu ijuru ko ariyo yabanye nawe. Biraza kurangira bamamaje imbaraga zera kuri wowe. Haleluya.
biraza kurangira bakubwiye amakuru y'umurwa, biraza kurangira bakubwiye ngo yewe burya uri umugaragu w'Imana, twagushidikanyagaho ariko tumaze gusobanukirwa yuko uri umuntu w'Imana. uyu munsi kunkumura imbaraga z'ubukene ku buzima bwawe, ute muri uwo muriro w'isengesho uri gusenga. uyu munsi kunkumurira ubukene umaranye iminsi mu isengesho ufite. Haleluya. Senga isengesho kunkumuriremo imbaraga zakwibagije ko uri umwana w'Imana. Senga isengesho kunkumuriremo umwuka wakwibagije yuko uri mu bantu bacunguwe n'amaraso ya Yesu cyangwa se ya Kristo. Senga isengesho kunkumuriremo imbaraga zikubwira ko uzagumya kuba mu buzima bw'ubukode. Haleluya. Senga isengesho kunkumuriremo imbaraga zikwibagiza yuko uri umwana w'Imana. Senga isengesho ucana igicaniro ukunkumuriremo iterabwoba ry'amagambo y'abantu bakubwira ngo ntaho uzigeza, hanyuma Imana izakugirira neza. Ijambo riratubwiye ngo Pawulo abasha gukunkumura icyo kirereta ku gikonjo ntiyagira icyaba. Nawe ukunkumuriremo iterabwoba, nawe ukunkumuriremo amagambo, nawe ukunkumuriremo ibyagutezaga kubabazwa mu mubiri, ukunkumuriremo icyizere gipfuye abantu bajyaga baguha bakubwira ko ari cyo cyiza, kandi wari warahunze icy'Imana wumva ko icyo cy'Imana nta gaciro gifite. uyu munsi uhugukire guhura n'umwuka wera akumenyesha ibihe by'ukuntu ukwiye gusenga ukunkumurira imbaraga zose zaguteraga ubwoba. Ndabwira uri muri Amerika uyu munsi, wowe uri muri Amerika uri kundeba, kunkumurira ibyari byaratumye inganda zawe zangirika muri uwo muriro w'isengesho ugiye gusenga. Ukunkumurire, haleluya, mu muriro imbaraga z'amadeni abantu bakuzengurukizaga. Ukunkumurira uburwayi bwari bwaraje ku mwana wawe bwanze gukira. Ukunkumurira umwuka w'ubugumba wari warakuzengurutse. Ukunkumurire muri uwo muriro, ukunkumurire imbaraga z'iterabwoba muri uwo muriro ubashe gukomera. Imana yacu ishimwe cyane. Nakugezagaho ijambo rivuga ngo humura, Yesu ari kumwe nawe mu ntambara ufite. Nakugezagaho ijambo rivuga ngo humura, Yesu ari kumwe nawe mu ntambara ufite, ari kumwe nawe mu bibazo ufite, ari kumwe nawe mu bigeragezo umaranye igihe kirekire, ari kumwe nawe wowe utajya umenya aho waraye, utajya umenya aho wiriwe. Imana iri kumwe nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Turagushimiye ko uri uwera, turagushimiye ko uri umunyembaraga, turagushimiye Kristo nyiribihe. Komeza utugwize imbaraga n'amahoro n'umugisha, utwambike kugubwa neza. Ndahanurira imitima ya benshi gusengera mu isengesho rivuga ngo dukunkumurire imbaraga zose zatumaga tudasingira amasezerano yacu mu muriro w'isengesho mu izina rya Yesu. Urakoze kubanye natwe kandi ukaturengera muri byose kuko uri uwera, mu izina rya Kristo Yesu, amen.